challenge. Okay, narakubwiye ngo banga 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 after banga another banga, hit hit after hit another hit. Nk'uko umunsi wira undi ugacya, narakubwiye ngo mba ngomba kuguhereza ibintu bigiye bitandukanye, gusa ngiye kuguhereza amakuru ari trend muri ino minsi. Icy'ingenzi si ukubona amafoto cyangwa se kubona amafoto, ahubwo ni ukuvuga ibintu biririyo ndetse no gukanda subscribe hano kuri MJ Line Challenge. Nyuma y'iminsi mutabona video zanjye, ni ukuvuga ngo amakuru agezweho ubu ngubu mu minsi ishize ku tariki 29 kugeza ku tariki 30 nibwo habaye ibintu bigiye bitandukanye, aribyo ibingibi bikurikira. Ni ukuvuga ngo mu bahanzi nyarwanda, umukobwa ku ruhande rw'abagore, umuhanzi bita Aline Sano niwe wegukanye igikombe cy'umuhanzi w'umwaka ndetse akatwara award ndetse bakamuhereza icyo gikombe. Naho mu ruhande rw'abahungu cyangwa se rw'igitsina gabo, umuhanzi nka Kevin Kade niwe wegukanye igikombe cy'umuhanzi mwiza w'umwaka ndetse wanakoze collabo, dore ko yahawe ibikombe bitatu. Naho mu baraperi, umuhanzi watwaye igikombe niwo bita Dizzy Dollar by the way. Naho mu bijyanye na filime, bimwe mwakunze kumva bya Mashariki, ni ukuvuga ngo uwo bita Ketchup n'uwo bita Famenya nibo batwaye ibikombe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu ba DJ uwatwaye igikombe niwo bita DJ Flix. Ariko ku ruhande rw'abagabo uwatwaye igikombe mu ba DJ ntabwo twabashije kuba twamenya amazina ye, ariko ababashije kuba bamuzi muze kumwandika hano muri comment kugira ngo n'abandi baze kuboneraho. Ndagira nkubwire ngo andi makuru ari kuvuga nuko Ama G The Black ari kwishinganisha ku mbuga nkoranyambaga avuga uti gasopo Bruce Melody n'undi munsi. Andi makuru ari aha ngaha ni uko mu gitaramo cyo ku tariki ya mbere cyo bise The Gloves 2026, nuko havuga ko hazavugwamo ibipfunsi ku mpande ebyiri, ariko wakibaza ngo ibintu bizagenda gutya, ariko reka twizere ko ari umutekano. Naho andi makuru amaze iminsi acicikana nuko uwo bita Papa Cyangwe yakoresheje igitaramo akambugwa, ahubwo akajyamo ideni rya sound. Iyo tuvuze sound ni abacuranzi baba bamucurangiye, ni ukuvuga ngo batashye nta mafaranga babonye, uwo bita Papa Cyangwe abagiye mu deni. Ikindi kintu kivuga kuri Papa Cyangwe ni uko yafunzwe na management ya hariya mu gihe gishyika amasaha 3 by the way afungiranye. Sinzi niba uri kumva icyo kintu, gusa ndagira ngo nkubwire nta byo gutinda, reka nkubwire ibi bikurikira. Niba wakunze amakuru tuba twabazaniye ndetse wumva biririyo ndetse wumva amakuru twaguhaye arahenya, jya wibuka ukande subscribe. Ikindi kintu, niba wumva hari amakuru mashya waduhereza, jya utwandikira kuri nimero iri hano kuri YouTube, ubundi umunsi ku wundi turusheho kugenda tubana mu mahoro. Astaravish, ciao ciao. Yari MJ Line Challenge. Challenge.